nkura abantu urujijo ko kwitwa amatorero afite amazina atandukanye. Iryi Perugama turyite yuko ari itorero rya Perugama, iryi Sarudi iri itorero ry'i Sarudi, turyite yuko ari Faith Miracle Center, turyite yuko ari Christ Mission aho merutse kubwiriza, turyite yuko ari Bethel End-Time Gospel Ministry aho mbariri, tuyite mbese nkuko ayo yose nubwo afite amatitre na amatoro yose abarurwe muri Pentecost yose yize duhuje imyizerere yo kuba twemeye ko Imana ivugira mu bantu, ikindi gitanga n'impano z'umwuka wera kandi dusaba kwera imbuto za Gikristo. Ayo matoro yose yahantu ndi mu itorero rya Bethel End-Time Gospel Ministries, nuko rero iryo torero baruro kuri Kristo, ariko shaka kugenda mwivuga butumwa nkabwiriza muri Eglise des Amis Church of Friends kuko ragiye Kanombe, shaka kugenda nkabwiriza muri ADP, shaka kugenda nkabwiriza muki kuko nzi yuko dusange imyize nibanyakira nzababwiriza ubutumwa buhuye n'imyizere ya Gikristo bakiri nabo bakiri kuko nyine babara nk'abanyetore, ariko nitudahuza namenye yuko tutakiri mu myizere rimwe. Birashoboka yuko twaba tukiri itorero ariko Kristo atakitureba kimwe, kuko haravuga ngo nibatihana azakura igitereko kitabaza. Mene maganda ngo iri ni idini bazanye imyizerere ihabanye n'iyanjye batari kunyakana ikaranye nkureki igitereko kitabaza. Mene maganda marayika w'iryo torero azahita yamburwa inshingano, hanyuma iryo torero ribe mu idini rya gipagani ko ryatangiye guhakana Kristo. Hanyuma rero nanayishaka kugarukiza wowe gira icyo wongeraho uvuge, kuko mvuze mu ncamake na bya bindi banumvisha ngo bamwe na ba Kefani na Petero bari na ba Paulo, ibyo Paulo yabisanze mu Kristo b'i Korinto bari batangiye kwirema bibice mu Korinto wa bice cya gatatu ahera ku murongo wa mbere ngo ni kibazo bari bafite ngo n'ubwana bwo mu mwuka, ngo bamwe bari bakendeye kuramizwa n'amata batarakina kurya ibikomeye, ababora ari nk'aba kamere kuko yababoraga nta mbuto z'umwuka. Asanga rero bamwe bumva yuko bemera Paulo, abandi bemera Kefa, abandi bemera Apollo, ngo rero nta numwe muri twese wabapfiye. Bari batanye kurema imyizerere cyangwa imihango ya kidini wowe ko hari inyigisho bakwiye kumva izi ntibazereza agaciro kandi zose zikwiye kuzamura Kristo, akaba ari we biwubakiraho atari ukubakira ku bantu. Rero turi gusenya inyigisho zose zubakiye ku bantu. Abantu bavuga ngo Bibiliya iravuga gutya, ngo pastor wacu atubwiye gutya, pastor wa apotre runaka atubwiye gutya, ngo niwe nemera ngo nutubwira gutya. Ko tutavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga gutya, pastor runaka tubaye ko ijambo ryanditse bivuga gutyo, nemera n'inyigisho ze, ariko bivuga yuko ari wavuze gutya kuko ibye nago byatwubaka mu biro wa Kristo. Twubakwa n'ijambo rya Kristo, niryo ritwubaka. Reka nse nkaho nkarangiza hano Abakolosayi 3:16 hari ngo mureke ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiri. Nabavuze ijambo rya Paulo, nabavuze ijambo rya Petero, nabavuze ijambo rya Kristo. Rikura ko dukwiye kubakira kuri Kristo, itorero ryubakiye kuri Kristo, amatorero yose abarura muri Kristo akwiye kubakira kuri Kristo. Yitwa itorero muri rusange nk'umubiri wa Kristo, akitwa amashami nk'amatorero menshi, ariko akwiye korerwa kuri Kristo kuko Kristo ntabwo yazanye idini ry'ubukristo, ariko imyizerere yo muri Kristo iduhindura kuba twitwa ko turi abanyadini, kuko idini ni imyizerere. Rero ubu Kristo ni imyizerere ya Gikristo. Mvuze yuko dide ntari umukristo naba nihakanye ubunyadini, kuko ndi umunyadini mbarurwa mu idini rya Gikristo, ariko nanone ndi umunyetorero kuko ndugica ku mubiri wa Kristo. Byombi ni bibi, ariko nimpereza agaciro kubarwa kuri Kristo nzambaye mufana nkwiye kujya n'ubuzima bwa Kristo, mpamye ko ndi umunyetorero, ko Kristo ntazatwara umunyadini, azatwara umunyetorero. Batandukanye ikintu, mbaruriwe mu itorero rya Bethel, ariko ntago kw'itorero rya Bethel ribaro kuri Kristo bisobanuye uko ari rizajya mu ijuru. No, rishobora no kurimbuka ryose atabuzeho numwe mu gihe batubakiye kuri Kristo bakubakira kuri pasteur. Ibyo bintu uvuga ngira ngo birumvikana ko turasabwa kugwije ijambo rya Kristo muri twe, ngo ribe muri twe rigwiriye rifite ubwenge bwose, ngo duhugwarane turirimane nyingi, ngo ibintu byose ntitukabikore muri ndi zina. Mu Bakolosayi 3:16-17 bakavuga ngo ibyo muzakora byose mu magambo cyangwa mu bikorwa mubikore mu izina rya Yesu Kristo mushimana Data twese kubw'ubu. Urumva yuko hano rero batabasenya imyizerere yose ipinga kuzamuruka kwa Kristo. Akwiye kubaho mu mitima, akubaho mu myitwarire, akubaho mu mivugire, kuruta uko pasiteri wawe yavugwa nunashingira ku nyigisho pasiteri yigisha ukubako. Ugira ngo hari inyigisho pasiteri wacu yigishije avuga ku ijambo ry'Imana runaka gutya, numva nemeranyije nawe, ariko rero ngo pasiteri wacu byavuze ngo ibyo by'ukuri, ngo ibyo mumbwira ntuzapinga ibyanditswe uri gushigikira pasiteri, ahubwo pasiteri
yemerewe gushigikirwa mu gihe ibyo yavuze bihuje n'ibyanditswe. Ariko niba pinga ibyanditswe nanjye dide nzamuhakanya. Pasere wa unyobora Mutakare Bukasunyu Gideon uwo nguwo hari ibyo tutumvikana nambwiye ngo rwose pasi hano ntago tubyumvikana kuko birivuga gutya ariko ibyo uvuze hano ntago mbyemeranye nawe mfite uburenganzira kuko ntari umunyadini ngo nitwirizwe kuyoboka Kristo gusa ahubwo ndi umuyoboka wa Kristo kandi mwe no kumukinnyi we mukinira rero ntago inyigisho z'ubuyobe zizinjira mu itorero ngo gukora yuko marayika w'itorero nashize ngo azanye inyigisho zidahuye ngo nemeranye nabo hoya dukwiye kwemeranya ku nyigisho za Kristo nizanditswe byera ndaye nguhaye microphone nawe ugira icyo. Haleluya.